Man nawe wagira ubwo man kira gikwe man uya na Salongo no mustar ariko ntago uko Beni azwi ntago ariko Salongo wenda azwi sibyo wenda Beni arusha Salongo izina sibyo hena zaye n'iki hose baramuzi ariko man nawe ntago wabura kugira icyo ba man tekiza kujyaho n'umuntu nkuriya urusha izina nyine tu ubone nyine yakurushije wenda nk'igikwe cyangwa se ubwiza bw'igikwe nyine ikosa nyine ngiye kuri nge kubwanjye nyine ikosa namushinja man ntagakunda gukora cyane man indirimbo nyine ziba nkeya izashira hanze ziba nkeya ariko nyine akazamura ibitaramo icya kabiri ibintu byo kugirana amashari man usanga nacyo kintu ikaze bakunze ba BigTown TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza muri mwese nyita Sum Jesus. Uyu munsi rero twatuzanye umusore muri kubona uburyo yifunzemo ni umusore tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye cyane turaza kugaruka kubiri hano hanze biri hano imihanda kabisa turaza kubigaruka byose. Umeze gute? Meze fresh bakwita ngo ikisi? My God, you know you're so beautiful. Ni wowe wenyine nkeneye umutima wanjye urawuzuza sana. My baby ni wowe mbona sinzi niba nawe uhibona ko ngukunda wowe wenyine. Baby nezezwa no kubona wishimye kuko mari mfata unkomeze twigumanire. Oh yeah, mommy oh, come close as I touch me oh. I love you for life oh, ndagukunda nana oh, c'est la vérité nana oh, I want you nana oh, I love you for life oh, ndagukunda nana oh, Gisela nana oh. I want you nana, I love you for life. Nuko utangira bibwira abantu. Rero witwa ngo kirero sasa rero. Amazina yanjye nitwa Pascal Charme. Yego. N'amazina ya Ustar. Yego. Amazina atari Ustar na yayisuko. Amazina niswe n'ababyeyi banjye ni Igirimo Patrick. Ariko y'Ustar nyine ni Pascal Charme. Bose haba amazina ya Ustar na atari Ustar. Wenda nkayo nkoresha umuziki niyo nita y'ubustari nyine to. Yego. Nuko ngungura umustar. Ndi umustar. Gute nta umustar sindirimbo nyane iri kugenda ibikora iki n'iki. Ufite ndirimbo iri kubikora imihanda no. Iri kubikora kabisa. Usufite nk'indirimbo nkazinga zituma yita umustar. Ngiye impamvu nita umustar. Mfite indirimbo imwe yageze hanze ariko nyine bitewe wenda n'ukuntu nyine nje mbibona nta mpamvu nta umustar aho gusa nyine nindi naho ndi kubitegura mu minsi mikira bayageze hanze to nyuma y'indirimbo imwe wabaye umustar igihugu wagifatishije gute nta gifatase buretse nkubite hanze ya kabiri urebe ko kadafata wose nk'umuntu ufite indirimbo zirenze 5 ubwo ngo gukaba abafite depression avuga ati nago ndafatisha ubwo wumva byo bimeze bite ubwo ngubwo nje ikintu namubwira rero ikintu gucika intege ibintu gucika intege we nafatireho nyene nakomeze niba afite wenda nk'indirimbo 5 azajya kugera ari ya gatandatu kazahita gafatwa ntago namubwira ngo ibikingo ngo have naho yaba ari indirimbo ya 50 kori yanyuma basi uyite nk'iyanyuma 51 nushaka uzagenda mu ndirimbo 100 hanyuma si umuziki kucinege umuziki ucinege abantu benshi batandukanye ariko confidence ufite ariko reka tubanza tukubanduka mu na rinete tubanza turebe ubundi kwanza turi n'ijisho ryawe y'amaso yanjye ariko nta gacuruza nyene niyo mpamvu nyemba nigize nyene mba nifashira ututuraburi tw'abazungo nta gacuruza nta gacuruza kabisa ko abantu bikijya bwata abantu bire kujya mu miziki ngo ibintu by'ibiyobyabwenge biki biri kubakurura n'ibiki ibyo bintu bibaho tu nanjye nkijya mu muziki wundi nanjye nyene ko byari bimeze nakijya mu muziki wabanje kubikoresha abantu bumvise nyene ko ngiye kunywa ibiyobyabwenge ko ngiye kuba indaya byonyine na sister wanjye niwe wavuze ati ibi ntabwo ugomba kubikora ariko yabonye indirimbo ya mbere nyine kuri ko yumva ko nyine ibyanjye ari bishegu man yariko yabonye indirimbo ya mbere buryo nyine ari indirimbo nziza iri romantique abati se why not abwo umuntu atagufasha basi no gukora n'izindi ahita bati ugomba no gukora n'izindi kandi ari nawe wa mbere wanshaga intege sister rero kwanga no kugufasha
oya ntago ari uri kumfasha ariko nyine mu by'ukuri n'abaranshigikiye abanyarwanda bo bari bukubone bakaguca intege bo ubusa abantu bari hano hanze ubwo wabumva koko hari uwo wumva hari no utumva so gukora wowe ntukite ngo wenda ngo ugomba gukora nyine ibintu wenda ngo ushimishe imitima y'abantu nta kintu na kimwe wakora kugira ngo ushimishe imitima y'abantu buri wese azakubwira ibye hari no wakuyobye nyine kugira ngo iki n'iki utaza kuba uretse n'umujya hejuru nibyo biramushimisha nuko n'abantu b'iki gihe basigaye bagira amashyamba amana hanyuma muri industry tubayemo abantu benshi bajya bakunda kubaca intege kandi bagahita ngo ufite isura idacuruza ngo ufite iki kuki ukora umuziki we nta muntu nabikubwira ibyo wabimbwira ibyo se biranyinjiriza iki ninshake se n'iki se igikoko cyose nawe nsa nacyo nta kibazo icyo mpfa ni ugufokasinga nyine kuri muzike yanjye tu yego ariko ufite isura icuruza isura icuruza se ese ubwo njye kuva ngo njye nsa n'igikoko man guteze isura yanjye itacuruza niba idacuruza aka kanya ariko hari igihe izacuruza isura icuruza ni isura imeze tusobona isura icuruza se ubundi abantu bari hanze nibo batubwira ukwabo kuko right now nshobora kwibwira ko wenda mfite isura icuruza ariko we nk'aho mu maso yawe ukaba ubona ko nta birenze ako nagera hariya akagira uvuga ati iki n'iki ufite agasura keza cyangwa se wenda usa n'iki n'iki muri bya bikoko nyine byahara mu ishyamba nyine hari abantu bajya kugira ngo usanga bya bikoko byahara mu ishyamba ntawe urabimbwira kabisa ariko nawe wabimbwanye ntacyo babintwaye tu kabisa so Pascal Salma numvishe uhogoza sibyo ariko muri n'ubundi ntago urabona muri iyi minsi hari abantu bakunda kugeranya abahanzi runaka kana runaka baramugiranya ubundi igeranwa ry'abahanzi wo rivugaho iki kwanza igeranwa ry'abahanzi se igeranwa ry'abahanzi ubundi kugira ngo umuntu ajye kugeranya abahanzi kuri we hari uko ababyumva kuko right now uko mbifata ubu ngubu ntago ariko uko mbyumva ubu ngubu ntago ariko ubyumva so nawe uko ubyumva ntago ariko runaka byumva umuntu ajya kugiranya ikintu nyine bitewe nuko abyumva urumva ntago ajya gufata melody ngo mujyanye na wundi uri hasi nyine wundi ukizamuka cyangwa se wenda ngo umugeranye na runaka wenda ntavuze urumva wowe ugeranya nande njyewe njye nta muntu nigereranya nawe tu njye nta muntu nigereranya nawe kuko ubu najya kwijyanya nkijyanya nande nta muntu nigereranya nawe njye ndi ukwanjye tu muri industry dufite bo bita dufite umuhanzi The Ben dufite na Melodie hari abantu bagereranya ko ati The Ben arenze uyu Melodie arenze uyu sibyo wowe ku giti cyawe barabomba uko ari babiri wowe ubundi ubona urenze ku giti cya wowe njye mbona nyine urenze cyane tu mbona Melodie nyine ari hejuru cyane mbona Melodie ari hejuru cyane mbona nyine bitewe n'uburyo nyine nakora nta n'impamvu atajya hejuru ya Ben nyine tu kuko ni wa muntu nyine ukora nyine buri munsi nyine ukora yego arakora byatari so ni umuririmbyi mwiza gusa ntabwo mvuze na The Ben ngo nawe ari hasi ariko nyine nawe ari hejuru kandi nawe ashoboye kuri ugeranyo uvuze wenda ko Melodie ari uri hejuru sibyo mu kanya gashize aho bita The Ben yamajije twari tumaze ubundi tumaze iminsi tuyibona kuri social media aho yamamazaga ko agiye kujya mu gitaramo muri Canada ubu ngubu yamaje gufata indege ariko ari ku kibuga cy'indege bamubashije ikibazo kijyanye n'ubundi n'icyaje Melodie ubwo Melodie bamubazaga bati uriye kuwakora bato na The Ben yavuze atazaze mu kwita akanyafu yego ariko bita The Ben bayimubajije ibyo asubije wabyumvise nabyumvise buriya nyine nyuma yo kumva igisubizo cyabo bombi nyine wowe wumva ari nkande washyigikira ese haba harimo gutinya ku ruhande rumwe cyangwa nta muntu ntinya tu ndikuvuga muri abo bombi yego ntabwo umwe yavuze ati dukore bato undi yavuze ati ibyo ntabwo bikwiriye yego so urumva harimo nko gutinyana nyine tu erega Melodie ari hejuru man tujye twemera tu tujye twemera sinzi wenda niba ntabwo wajya kuvuga ngo ari hejuru ntabwo kujya hejuru agiye hejuru yandese ibyo ngibyo ntabwo babivuga nawe uri kubyumva kuko wenda ni kubyumva ku giti cyawe sibyo so
ariko turaza kureba muri minsi twari turi kwitega mu minsi yashize kwanza twagiye tubona bita The Ben arimo arishyuza ubukwe bwe abantu bagenda babivuga uyu munsi ngo agiye muri leta agiye mu za USA cyangwa Canada agiye mu bitaramo runaka ariko nanone ibyo bitaramo agiyemo haburaga iminsi mike ngo asubundi uzi neza ko ari ibitaramo agiyemo birahari kuko afishe irahari rasohotse wabibonye birahari ahubwo ikibazo kigihari nuko abantu mu gihe babiteze ko ubukwe buhari hafi aha twahise tubona inkuru ko agiye asuye nyine muri hanze tu Kera bira bintu bya Ben ngiye sinzi ko ndi kwibona nyine to ngiye uko ndi kwibona man ngiye ndi kubona nawe n'umuntu nyine ufite icyoba man kigikwe kiwe nyine yuko ndi kubitekereza sinzi ne warabonye kiragikwe nyine cya Salongo man ubonye uburyo nyine cyabaye trend hano nyine mu Rwanda to man sinzi tu nanjye kiragikwe cyarana satse ko The Ben yagize ubwoba man nawe wagira ubwoba man kiragikwe man none tekereza Ben ni n'umustar man ibaze none Salongo kugira ngo amuroshye iki hiti y'igikwe n'iki kandi Ben ari iki ari umustar azwi hose hehe na za hehe hiryi ariko na Salongo no umustar oya na Salongo no umustar ariko ntago uko Ben azwi ariko Salongo wenda azwi sibyo wenda Ben arusha Salongo izina sibyo hehe na zaye n'iki hose baramuzi ariko mani nawe ntago wabura kugira icyo bamani tekereza kujyaho n'umuntu nkuriya urusha izina nyine to ubone nyine yakurushije wenda nk'igikwe cyangwa se ubwiza bw'igikwe nyine mani nawe baragiye gushaka amafaranga azatuma ubukwe bugaragara neza cyangwa arahunze ntabwo buzaba oya wenda kuba wenda urumva nyine niba yaramaze kugira iki n'iki guteguza abantu none akarusha n'umustar ntabwo yavanga igikwe ntabwo kikibaye ahubwo bura nyine agiye kongera ubushobozi nyine bw'igikwe n'iki ubwo ihirya aravatumiye n'iki kujya babazane kuri ya madolari y'iwabo nyine kugira wenda ngazare buryo nyine yarusha Salongo nyine kuyanga ushatse kwa kungu The Ben unyuma yo guhangana na Melodie yego nese ntiyakaba arimo kwitegura igikwe nyuma guhangana na Melodie mu bintu by'umuziki none ageze guhangana ngo mu bintu by'ubukwe none nese ubu ngubu agiye Canada sibyo nese harubwahagurukiye ubuntu se none se man nyine ngiye ukuntu imbyumva ntabwo yapfuye guhaguruka gutyo kuko n'umuntu uri undi yakaba ari kwitegura igikwe man yakaba ari kwitegura igikwe ari kureba ukuntu ibintu bitari kugenda neza akabishira ku murongo kandi urabona ko iminsi isigaye hari n'iminsi mike urumva kandi ubukwe bwe bugomba kuba buri hejuru byatari sibyo ngiye ukuntu mbibona rero yagiye kugira ngo abe yakongera ubushobozi nyine bw'icyo gikwe kiwe nyine to nuko niyo mpamvu itunyazamuka agiye kongera ubushobozi kuyangoza cyane azahangane nyine azahangane kabisa azakora igikwe cyane none ngira ngo hari ibindi se bimujyanye none se ugira ngo agiriye y'ubuntu ngaho niba mutumire ku buntu rebe kajyayo azuze ko man zika abanyarwanda buzi ko mwagoswe man ese ubundi we burabukwe ubuvugaho iki burabukwe se ubukwe bwa The Ben ubuvugaho iki wenda ukurikije ahantu buzakorerwa ahantu to cyakoze man ubukwe bwe nyine tunanye ndabwubashye urumva ubukwe bwe ndabwubashye nyine tu kandi ndabizi neza ko buzaba ari ubukwe bwa danje kuko niba ari ubukwe bugiye kubera muri arena ni convention muri convention ariko sinzi wari wandabiye ngo ni muri arena ubwo yaranyobeje ubukwe niba bugiye kubera muri convention urumva ikeneye cy'umuhungu nyine afite ifungo ariko nanamwifuriza kugira igikwe cyiza tu igikwe cyiza nyuma sakano ko kwishyuza man yarari gukosha ariko yarari gukosha man kugira ngo bibone nyine ku 50 kugira ngo ubone kuri website man gusa nyine biriya bintu nabyo man nawe sinzi ukuntu yabigenje man sinzi ukuntu abitekereje gusa ntabwo wamenya icyo yashingiyeho avuga ari amafaranga cyangwa se ategura bije ya biriya ariko man nawe ibihumbi 50 man man menshi cyane man menshi cyane kuwata man urebye n'inzara iri hano hanze se ni menshi kuwata afite nkamwe ariko abayafite ntago yaba yafite nyine nose se ubizi ko ari ababurara ariko abandi nyine bari guhereze iki n'iki abandi bari kubijugunya hahandi nyine hahandi nyuma nyine ukajya ukunda kwitegereza wenda industry nundi wibanze twanze kuri The Ben cyane none reka tumukomezeho wowe urebye ubona ari nk'iriye kosa rikomeye uwo bita The Ben yabarakoze kuri career
man ngiye ikintu nyine mubonaho nyine to ikosa nyine ngiye kuri ngiye ku bwanjye nyine ikosa namushinja man nagakunda gukora cyane man indirimbo nyine ziba nkeya izashira hanze ziba nkeya ariko nyine akazamura ibitaramo man nyine nagakunda nyine kuduhereza man ibihangano byiwe man nyine ni wa muntu ukora gakeya nyine to ukora gakeya nagakunda kwa muri social media haba hari tu nkunda kujya kuri TikTok nkabona ya upload video cyakoze man none se ubwo urumva ni gute ubwa nyine ngo none se reka none se indirimbo ya aherutse gusohora wiherutse ryari ahubwo se aheruka gusohora yize wenda du suppose ko ntanayize ariko se ni ubu muri uyu mwaka indirimbo asohoye ntiwazibarira ku ntoki z'ikiganza uyu mwaka nayo yasohoye ariko narenda kuzisohora nta niyo yasohoye wenda ariko reka tuve kuri ibyo ngibyo twe kwibanda kwibanda kuzasohoye cyangwa kuzisigaye n'ibisigaye kubyo ntabwo tugenzura n'imikorere yiwe ariko nanone wenda uri umuhanzi nawe urabizi sibyo ariko nanone kugira ngo umuntu ahugirira achievement yo kuba wamara imyaka umwibire ariko abantu bakikuvuga bigoranye cyane kuko ari benshi bazimye tutavuga nimba uri umuhanzi wabona kugira ngo bira bintu bikorwe cyangwa kugira ngo bigereho ari nk'undi muhanzi cyangwa ubona hasabwe iki kugira ngo ugere kuri achievement yo kuba wakora umuziki sibyo achievement yo kwakora umuziki ukageza igihe none uzaba utari gukora ariko abantu bakagumya bakumva bakakumva kuri social media bakakuvuga ukabura umuhanzi n'ubundi bagufata trend ibitaramo kajyamo ibiki n'ibiki mwo melody murimo murabagiranye ntabwo yageze aho ngaho so njye ukuntu nyine mbibona ikintu wenda cyakoze cyangwa se ikintu nanakora byansaba nyine gukora cyane nyine to ugakora cyane nyine ugahereza nyine abanyarwanda ibihangano byiza sibyo ukabahereza ibihangano byiza bimeze neza bifite isuku urumva kandi ibihangano nyine byubaka nyine to ibihangano byubaka iyo maze nyine nawe hari urwego yaragezeho nyine to kugira ngo baba kimuvuga nuko nyine hari ibyo yahereje abanyarwanda kandi byubaka hari n'izina yaranafite nk'ubu ngubu uramutse ndufashe wenda urugero tuvuge nko kuri papa cyangwe wenda kuri yameze nk'ubu ngubu aramutse amaze wenda nk'imyaka wenda runaka adakora kugira ngo azongere agaruke muri iyi industry nyarwanda nyine mu muziki nyarwanda yongera amenyekane byava kuri ariko impamvu The Ben we nyine ahora mu matwi y'abantu nyine ubona nyine kuri TikTok abahari nyine ahantu hose nyine abahari mu bitaramo noneho n'umuntu wenda udakunda gusohora indirimbo ariko nyine ugira ibitaramo nyine to wamaze nyine no kubika izina rye nyine mu matwi y'abantu cyangwa se mu banyarwanda cyangwa se no nyine mu bantu muri rusange yego mushatse kuvuga ko papa cyangwa kwibagirana ko biri hafi papa cyangwa amaze igihe runaka nyine kinini adakora kuko papa cyangwa ntago wenda mvuga wenda kari umuntu ufite izina rito wenda hano mu Rwanda sibyo ariko nanone nyine aramutse agiye akicara man yazibuka nyine nta n'umuntu kimwibuka nta muntu kivuga papa cyangwa to ese wenda ujya ubona industry yo mu Rwanda ubona abantu bafatwa nkaho barenze ariko batarenze ubona ari nk'abaye abantu bafatwa nkaho barenze rero kandi batarenze wenda sinzi wenda ko wenda ngo navuga wenda ngo umuntu runaka wenda ngo tumufata ngo nkaho arenze kandi atarenze ubundi umuntu iyo arenze ni kuri we ubundi ni ugomba ubundi iyo wiyumvisemo kurenze nyine ubu narenze to ubundi mbere yuko umuntu akubonamo kurenze nawe ugomba kumva kurenze hano hari abahanzi dufata mu Rwanda nk'abari top nibyo ndi kukubaza ariko bakaba nta kintu bavuze nyine batarenze nyine to abantu katurebe so twavuga kandera so twavuga mwana abahanzi wenda nshobora kumva ko arenze ariko nyine atarenze to gusa wenda muri abangaba nyine bakoze kera wenda bo bato aba nyine bihirenze ariko aba bari kuza vuba ntago nyine navango bararenze kuko nta gatwiko gusa nta gatwiko nyine hari igihe umubonye muri kebi ikeneye iki ukaba ati nyamazura muntu karafashwe
ariko akora ritike kuvuga mu mikorere hari igihe wenda umuntu asora nk'indirimbo ukumva wenda tumufata nk'umuntu wa danger hano hanze n'umusitari ariko ugasanga wenda nk'ingoma ze ntabwo agwamo neza iki ibintu nk'ibyo ingoma ziwe kuma nyine wowe ntabwo zigukoma ku giti cyawe ingoma zitagukoma nyine ni nko kukubaza abahanzi batagukoma wowe mbese muri rusange abahanzi batankoma abahanzi batankoma se abahanzi barimo katurebe ni benshi cyane cyangwa ni bake oya ntabwo nabango ngo ni bake sorry ntabwo nabango ni benshi kuko abenshi nyine barankoma kandi baba bafite n'ibihangano byiza tu urababuze wenda aka kanya ntabwo namukubwira ko ndi ubutaha nyine n'iki wenda nagenda nyine mu gihe ndi hahandi atangira nkareba nk'abatari ko runaka ni iki buriya wenda afite nyine kirenze ubona dukeneye gukora iki mu Rwanda kugira ngo industry yo mu Rwanda itere imbere man njyewe ubundi ikintu mbona nyine cyakagombye kuba hano muri muzika nyarwanda man icyambere no gukorera hamwe icya kabiri ibintu byo kugirana amashari man usanga nacyo kintu bashize imbere man ugasanga umuntu afitiye undi ishari man ukibaza si umuntu man nje hari umuntu ugeze kumbwira man ngo nabahanze bararogana impeta numva ngize ubwo ahubwo utamufashe ati base wenda nagira wenda urwego ageraho base wenda iki n'iki wenda hargiye wenda nawe yazanzamura nuko ndabantu badakunda nyine kuzamurana ariko bari ikintu cyo gukorera hamwe man unubwumvikane man ubwumvikane nabwo bari sawa cyane man yibundi mu muziki nyarwanda nyine twakagombye gukorera hamwe sibyo so ibitagenda neza wenda nkaba nakwegera wenda runaka kubera ko nzi ko hari urwego agezeho uranga bati ariko kugira wenda basi ngere ku rwego wona nk'urwo uriho kugira mbashe kuba natera ikirenge mu cyawe biransaba iki basi wenda kamara naho natagira ubufasha bunda guhereza akakugira inama ibyo biba bihagije ariko byo nyine kugira ngo uzanamugereho man biragoye tu biragoye man arijyana kubona gutya waba ugiye no kumusuhuza endagaje ntumenye nahanyuze cyangwa se wajya no kumusuhuza nyine ukabona ari ifunze ese niyo mpamvu ituma uvuga ko mu Rwanda haba amashyari man mu Rwanda impamvu muvuga ko haba amashari uretse no mu muziki umuntu yigeze kuzana ishyari se mu muziki wawe man bibaho tu byanabayeho byabayeho kuri nde ntago muvuze koko nawe arazwi utamuvuga oya ntago muvuze koko nawe arazwi abona abantu badakunda kuvuga ibyo bintu urumva bari ubusutwa ntago ari ubusutwa nga ninde nyine umuvuge tumumenye ntago muvuze oya wenda nshobora nimuvuga muri ubu buryo wenda wamuvuze ko n'ubundi none ibyo byabaye none yareka ntabwo yareka kubikora none byarabaye kandi ntabwo ateganya kuzakuza imbere ngo gusabe imbabazi ntange ariko ntabwo namujyime ngo ngiye kumusaba imbabazi ninde nyine ninde uwo muntu man umubire nyine sino kumuvuga man ndikumva sinze man nese ufite ubwoba bw'icyo uramutinye oya nagiye kuri iyi si nta muntu utinya ariko uwo muntu wamutinye ninde rero oya ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo nanze kumuti ngo nawe namutinye ubwo man uko nda kuba ari ukwanga kuraburiza yawe umuntu gute se kandi yarakuraburije wenda yarandaburije nyine ngenda ariko ikintu twe tuba duhari hano no guhereza abantu kuri sibyo ese muri kuki utahereza abantu kuri ukajya gucina ukuri ndetse ko abantu ashaka gutura ati amatipe yarabeshyaga niki okay ubwo zakatinga nyine nta kibazo zakatinga ariko mumbwire okay mani ni umujama yitwa Mozimani Moze yagukoreye iki Mozo muri Yemba Voice warimbaga na Keniso yego mani sinzi ukuntu nyine byagenze tu man nyine hari ukuntu mani nawe umuntu wenda gukora ibintu man ukabona nyine koko nyine hari makano keshari man umuntu akagenda nyine akavuga nyine akagenda agakora ibintu nawe ubwo ukibaza se uyu muntu kandi mu by'ukuri wamufataga nyine nk'umuvandimwe wawe tu uretse ibintu by'ubu nta bintu by'ikivandimwe bikibamo abona ariko nta kindi kibazo wenda wigeze ugirana n'undi muhanzi oya wapi ikindi kibazo mani hari ukuntu njyewe ntaratangira gushira hanze indirimbo mani numvaga ko wenda nzayishira hanze kuko wenda hari abamizisiye b'abashuti banjye
pe babashuti banjye nubwo nta byadanje ariko nyine nabafitaga nyine nk'abashuti banjye babantu nyine wenda bashobora ko banshigikira bitewe wenda n'urwego bariho abati wenda basi umwana yasoye iki n'iki reka wenda mukubitire stati zibe na views eshana reka zibona Mana yako byaranangaje mani umuntu nirizaga kuri stati yanjye yasoye nk'indirimbo naratanga byo nyine no kumamaga ati basi na mbabura posting ndanakubwira wenda nakana mani biranga bro biranga uwo muntu ni ndese mani uwo muntu buriya yampano nyine tu yampano mani nyine mufatanye n'umushiti wanjye ariko wenda nubwo ntabwo dukunda guciringa bitewe nyine n'uburyo nawe yifunga kandi kuri njye ntabwo nyine nkunda nyine wa muntu nyine wifunga ukuntu nyine tu wapi yego jewe nyine mani nakunda gupostinga mani ibiboro byiwe urumva na postinga nk'ibiboro byiwe mani wenda bati bra nanjye reka wenda mbikore gutya wenda nanjye one day wenda ngira wenda icyo nkora nk'umusaza nyine wazatwikira umuhungu man ari nese tuvuga katara wenda katarumva ko kuki mukora ibintu muteganya ko abantu bazabishyura cyangwa kuki gutakora ibintu bikunda oya nge ntabwo nabikoraga kubera ko nyine wenda azabinyishyura sibyo kandi none ntabwo nyine byigeze bimbabaza nese ubwo kutagupostinga soko nimba yawe yaba atari nziza reka nkubwire umuntu wese uri bukurikirana uri buze kureba iki kiganiro sibyo ajye kuri YouTube yandikemo Nana by Pasco Charme urumva yandikemo Nana ni pa na a na ra ntoya na sa na ca na o turimbira tubanze twumve turimbira okay. My girl, you know you're so beautiful. Ni wowe wenyine nkeneye umutima wanjye urawuzuza sana. My baby ni wowe mbona sinzi niba nawe uhibona ko ngukunda wowe wenyine. Baby nezezwa no kubona wishimye kuko mari mfata nkomeze twigumanire. Oh yeah, money yo, come close, touch me yo. I love you for life, oh. Ndagukunda nana oh, c'est la vérité nana oh. I want you nana oh, I love you for life, oh. Ndagukunda nana oh, c'est la nana oh. I want you now, I love you for life, oh. Yeah. Man, baze kwireba sivyo nibabona kari indirimbo mbi basi ate uri bubone kari indirimbo mbi nyine to ate gukora subscribe na bya bindi byose ariko nyine uri bushime nyine to uri buyishime agenda shiro subscribe like share ndetse na comment man indirimbo nyine nziza to kuko mu bantu bose bagiye bayibona cyangwa se wenda feedback nagiye mbona kuri randirimbo yitwa Nana man feedback nziza sibyo nta muntu wigeze unca intege cyangwa se ndavuga ati ndahindura gutya bari bati ubwo komereza aho ngaho komereza aho kabisa ntago navuga wenda nese nuva ko abayipostinze nuvuga ko banamurusha n'izina nuva se ko babonye kandi indirimbo mbe maze barayipostinga happy man abwo wenda sinze wenda niba ari ukwirengagiza ati wenda urara cyari hasi yanjye iki n'iki ariko ntabiba birenze tu ongeye witsana bazayisanga so njyewe indirimbo yanjye wayisanga kuri ni channel yanjye tu ni indirimbo yitwa Nana so ni indirimbo nziza yisa na mitima nyine ku bantu bari mu rukundo iki n'iki urumva so wayisanga kuri channel yanjye yitwa ni Pasco Charme nyine to nasaba nk'umunyamakuru kuba yaza kuba yabyandika nyine kuri titre runaka y'iki kiganiro nyine akabishiramo akandikaho nk'ikimunyamakuru ubwo yashoye nyine indirimbo nyine ukuntu yitwa n'amazina kuri titre y'ikiganiro akandikaho ngo Pasco Charme n'indirimbo wowe uzi ibyo ukora iryo jambo ngo wenda Pasco wenda cyangwa se Nana by Pasco Charme ntago wabura kubishira umuntu w'umunyamakuru kandi uzi ibyo ukora ntago ni indirimbo nziza urumva ko no mugiye kuduhana akazi umva ni indirimbo nziza urumva bajyeho bayirebe man
cyakoze man indirimbo nziza tu ku muntu uri mu rukundo noneho cyangwa se niba warashwanye n'umukunzi wawe man genda uyige uyimedite fresh ugenda uyimuririmbira urebe ku rukundo sizamufasha iki uri mu rukundo izamufasha iki man buse wagiye ukaririmbira umukunzi wawe ugira ngo iryo joro ndagusezeranya ko iryo joro hazararahashya we agenda bigerageza agenda yimuririmbire iki n'iki ndabizi ku rukundo nyine abarahite bari umugaro niba afite n'undi mukunzi man wenda uwo akaba yitwa nk'umu ex wiwe agenda yimuririmbira urebe ko urukundo utari mu rukundo izamufasha iki utari mu rukundo izamufasha nyine kujya mu rukundo izamutera akanyabugabo iki n'iki yumva ko akeneye urukundo yumve ko nyine agomba gushya nyine tu nibyo ngibyo kabisa so reka mushimire murakoze cyane reka mushimire kabisa abakunzi ba BigTown TV mugende mu supporting ngo mwita Pascal Shalom murakoze cyane supporting kabisa dore turebe ko byazagenda neza reka nshimwe mwakomeje kuba natwe mbibutse gukora subscribe dukomeze tugenda 5 kuri 5 nyita Slim Jesus.